Reka twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kugaruka ku mubano wihariye Juno Kizigenza afitanye na Keti Bashabe, ndetse tuze dukure n'urujijo ku bavuga ko Juno Kizigenza afitanye urwango rukomeye cyane na Bruce Melody wamwinjije mu muziki. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka iyi nkuru tuyinyuremo mu buryo burambuye. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'Igihe. Juno Kizigenza yasobanuye ko Keti Bashabe ari inshuti ye isanzwe, anakuraho urujijo rw'uko yaba abanye nabi na Bruce Melody wamwinjije mu muziki akamucira inzira yo kumenyekana. Yabigarutseho ibi ubwo yari ari mu kiganiro n'ikinyamakuru cy'Igihe, aho yabajijwe ibibazo bitandukanye ku rugendo rw'umuziki we, ubuzima bwe bwite n'ibindi bijyanye n'uruganda rwa muzika nyarwanda. Aha ni naho yabajijwe uko umubano we na Keti Bashabe uhagaze, cyane ko ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize abantu batandukanye babyibajijeho, bamwe bagakeka ko baba bari no mu rukundo. Juno yavuze ko nk'icyamamare akenshi buri kantu kose kabaye abantu bagerageza kukavanamo inkuru. Icyakora agaragaza ko ari ubuzima bamenyereye nyine bw'ibyamamare. Juno yakomeje avuga ko Keti Bashabe ari inshuti ye isanzwe, ndetse akaba ajya amwifashisha iyo agiye gushyira hanze indirimbo, akamwumvisha uko imeze kugira ngo yumve icyo yayivugaho. Yakuyeho urujijo avuga ko ari inshuti ye isanzwe. Juno yavuze ati Keti Bashabe turaziranye, twamenyanye muri 2022, dusanzwe dukorana mu bikorwa by'ubugiraneza cyane cyane mu minsi mikuru, n'inshuti yanjye. Tujya dusangira, nkunda kumvisha inshuti zanjye indirimbo zitarasohoka. Rero yumvise iyi ndirimbo yitwa Shenge arayikunda cyane, dukorana amashusho yo kuyamamaza. Juno yavuze ko ibi kandi mu gihe na Keti Bashabe aheruka kuvuga ko uyu musore amufata nka musaza we muto. Ayo ni amagambo Keti Bashabe aheruka kubwira itangazamakuru, ko afata Juno Kizigenza nka musaza we mutoya. Juno Kizigenza yabajijwe iby'umubano we na Bruce Melody uko uhagaze, na cyane ko biherutse kuvugwa ko batabanye neza nyamara yaramufashije. Juno Kizigenza yasubije abanyamakuru b'ikinyamakuru Igihe avuga ati, njye na Bruce Melody tubanye neza kuva nanava mu bahanzi yafashaga mu Gitangaza Music Label, ntabwo twigeze dutandukana mu mahane. Twaratandukanye, buri wese aca inzira ye, ubu turahamagarana ndetse tugasangira, dukorana n'iyindi mishinga itandukanye, nta kibazo mfitanye nawe. Juno Kizigenza yakuye urujijo ku bavuga ko afitanye ikibazo gikomeye cyane na Bruce Melody. Uyu musore yagaragaje ko impamvu atagaragaye mu gitaramo cya Bruce Melody yakoze mu mwaka ushize cyo kumvisha abantu album ye yise Colorful Generation, ari nawe yari afite, kandi yavuze ko nawe yari afite nyine akandi kazi kenshi katari kamworoheye. Juno Kizigenza aheruka gushyira hanze indirimbo nshya yise Shenge, ndetse anateguza igitaramo cyo kwizihiza imyaka 5 amaze yinjiye mu muziki. Ni igitaramo kizaba ku itariki 16 Gicurasi 2025. Wow! Ngira ngo murabyumvise neza. Yakuyeho urujijo bavuga ko ari mu rukundo na Keti Bashabe, ndetse n'abavuga ko afitanye beef ikomeye cyane na Bruce Melody. Yabishyizeho umucyo avuga ko ibyo byose atari ko bemeze.
So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru ziba zigezweho nk'izi mu ruganda rw'imyidagaduro cyangwa se showbiz. So guys, nawe mu zindi nkuru ziri bukurikireho, bye.